Aline yarahagaze aho umutima utera cyane. Yabonye Kevin ariko n'undi mukobwa baseka baganira neza, mbese bigaga neza yuko bishimye. Ibyo byari ibintu Aline yari amaze igihe atabona kuri Kevin. Uwo mwanya yahise buri cyo gukora ntabwo ari kukibona. Atekereza se Kevin mwegere nigendere se cyangwa nigire nkaho nababonye, ariko umutima we uramaze kurambirwa kuberwa. Yafite icyemezo gikomeye cyane aramwegera. Kevin amubonye aratungurwa, isura ye isaga yindutseho gatoya. Acicika akanya. Aline aramwitegereza, amaso yuzuye amarira, umutima wuzuye ibibazo, aramubaza ati urinde? Kevin aseka gatoya aramwenyura nk'ushaka guhisha ibintu. Ati ni inshuti yanjye. Aline arongera ati amureba mu maso aramureba, ariko umutima we ntiwemeye mu magambo. Kuko ibyo Aline yabonaga bitari nk'iby'inshuti zisanzwe. Hano hari isomo rikomeye cyane. Iyo ukuri kugaragarira amaso ntushobora kuguhisha. Kandi muri byo baravuga bati nta kintu gihishwe kitazamenyekana. Aho ni Luka 8:17. Aline akomeje kumubaza bati ni inshuti yawe koko? Kevin ahindura isura, atangira kurakara. Ati kuki mbaza ibintu byinshi ntukankandambiriza ubuzima? Ayo magambo yakubise umutima wa Aline nk'inkuba ya saa 8, kuko yaje gushaka ukuri ariko ntiyakubona, ahubwo ahabwa uburakari. Hari ikibazo gikomeye cyane abantu bafatiye mu makosa bakora. Bahindura ikibazo bakawushyiraho amakosa. Ibi byitwa manipulation. Aha ngaco kugira urugero rufatika. Ni nk'igihe umuntu afatiwe mu cyaha aho gusaba imbabazi akavuga ati ni wowe utanyumva. Kandi muri byo baravuga bati ukora ibyaha yanka umucyo kugira ngo ibikorwa bye bitagaragara. Kevin ntiyashakaga yuko ukuri kwe kumenyekana. Aline yaracecetse, amarira aratemba, ariko noneho ntiyari amarira y'intege nkeya gusa, yari amarira yo gutangira kubona ukuri. Yaramubwiye ati nenize yuko unkunda. Kevin araseka amwenyura gato aravuga ati ntugakabye ibintu, ni wowe wishyiraho cyangwa se ni wowe wishyiraho ibintu byinshi. Ayo magambo yari ari mu bubabare bukomeye cyane. Uko yazoraga amarangamutima ya Aline, hari isomo rikomeye cyane hano. Umuntu ugusuzugura amarangamutima yawe ntaba gukunda by'ukuri, kubera ko Bibiliya iravuga iti mukundane mu bikorwa ndetse no mu kuri. Aho ni Yohana 3:18. Urukundo nturukine n'umutima w'umuntu. Aline yumvisha umutima ucitse cyane. Ibi byose bavuganye yari akimwizeye, yari akimwiyumvamo, byasaga ntibyataye agaciro. Aramubwira ati kuki utambwije ukuri? Kevin nawe ntiyamusubije neza ugereranyije, ahubwo aramubwira ati reka ibintu byawe sindi uwo kubazwa. Aline yabyumvishe, abyumva neza koko. Nyuma yuko bihagije, uwo munsi ni nabwo bwa mbere yumvishe ko agomba kureka kwihangana. Kandi Bibiliya iravuga iti byose bifite igihe cyabyo. Aho n'umubwiriza 3:1. Hari igihe cyo gukunda, hari n'igihe cyo kureka. Aline yese ariko icyo gihe areka gukunda, ariko ntibyari byoroshye. Umutima wari gukunda Kevin, nubwo ukuri kwari kwamenyekanye kwagaragaye. Ibi nibyo biba ku bantu benshi, ariko bakabona ukuri, ariko umutima wabo ukakwanga kubyemera burundu. Aline yahisemo kwigendera. Agenda gahoro gahoro, amarira atemba mu maso. Kevin ntiyanamuhamagaye, ntiyanamugaruye, nari mbaze yigeze amusaba. Icyo cyo kandi ikimenyetso gikomeye cyane. Hari isomo rikomeye cyane hano. Umuntu utakwitayeho akubuze ntiyakubonera umwanya wo kuguha agaciro. Kandi Bibiliya iravuga iti aho umutima wawe uri ni nawo umutungo wawe. Aho ni Matayo 3:21. Kevin yari afite umutima kuri Aline uwo munsi. Aline yageze mu rugarira cyane, aribaza ati kuki nyiri kumukunda, kuki ntamureka? Iki kibazo nicyo cyatangiye kumuhindura. Ese Aline azabona imbaraga zo kumureka kumukunda? Ese Kevin azamusaba imbabazi cyangwa azamwagirwa burundu? Kuri episode ya 5 kandi ubwo bubabare bwo bugiye kwiyongera cyane ku rwego rwo hejuru.